Isengesho ry'umutsobe mukuru mu muhango w'inzira y'ishora. Gahorane Imana Kigali, tuje kwenda imitima y'ingoma, ngo umwami mu Rwanda agire umutima, ingoma mu Rwanda zigira umutima, abagabo mu Rwanda bagira umutima, abagore mu Rwanda bagira umutima, inka mu Rwanda zigira umutima, u Rwanda rwose rugira umutima. Uri umurame, umwami abe umurame, ingoma mu Rwanda zibe umurame, abagabo b'i Rwanda babe umurame, abagore b'i Rwanda babe umurame, inka mu Rwanda zibe umurame, u Rwanda rwose rube umurame. Aya ni amasugi, umwami abe isugi, ingoma z'i Rwanda zibe amasugi, abagabo mu Rwanda babe amasugi, abagore mu Rwanda babe amasugi, inka mu Rwanda zibe amasugi, u Rwanda rwose ruhorane amasugi. Aya ni amata, umwami ahorana amata, ingoma z'i Rwanda zihorana amata, abagabo mu Rwanda bahorana amata, abagore mu Rwanda bahorana amata, u Rwanda rwose ruhorana amata. Iyi ni inzoga y'ubuki n'iy'inturire, umwami ahorana ubuki n'inturire, ingoma zihorana ubuki n'inturire, abagabo bahorana ubuki n'inturire, abagore bahorana ubuki n'inturire, u Rwanda rwose ruhorana ubuki n'inturire. Iryo ni isengesho ry'umutsobe mukuru mu muhango w'inzira y'ishora. Iri sengesho abanyarwanda benshi, abanyarwanda bakuru bari barizi hafi ya bose, kandi bakaryigisha n'abana babo. Nubwo ryavugwaga n'umutsobe mukuru w'umuhango w'inzira y'ishora, ariko n'abandi banyarwanda bari bararifashe mu mutwe abenshi. Ibi simbivugiye ngo ntange urwaho ku buhakanyi cyangwa gushaka kugereranya ibitagereranywa, nko kugereranya isengesho ry'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa bakarigereranya n'isengesho ry'umutsobe mukuru. Nubwo hari aho bijya guhura, ugasanga hari ibyo asaba n'ubundi yari asanzwe abisaba mu muhango w'inzira y'ishora. Nushaka kumenya Kristo umwami ngo umwiyegurire, ntabwo wari ukwiye kugereranya Kristo umwami ngo umugereranye n'imihango gakondo. Kristo umwami afite uko asobanurwa, afite uko yigisha ibye, ntabwo dukwiye kubivanga n'imihango y'abakurambere cyangwa ibyo twita imihango y'abapagani. Kuki rero umutsobe mukuru asaba biriya byose? Agasaba uburame, agasaba amata, agasaba ubusugi, agasaba ubuki n'inturire. Nuko n'umwami, nubwo umwami ari umwami nyagasani, ntabwo ari nyagasani Imana. Ibi byose ubabisaba umwami, nawe ntiyagira icyo abivugaho. Yabikura he? Ko abona byizana, agakora isengesho ryo kubisaba kugira ngo abanyarwanda babibone, ariko we batagiye kubimusaba, bemere ko Imana ariyo ibitanga. Kuki umutsobe mukuru, umwami, abami, abanyamihango basaba ubusugi? Icyo abatuye isi bita ubusugi, kera abanyarwanda bagihaga agaciro karenze. Mu mihango myinshi yakorwaga, abami b'u Rwanda bingingaga Imana y'u Rwanda kurengera ubusugi bw'abanyarwandakazi. Umwami nubwo yakundaga amasugi, nawe yabaga yayasabye ku Mana. Turebe muri iri sengesho ry'umutsobe mukuru mu muhango w'inzira y'ishora, aho asaba amasugi. Ataya ni amasugi, umwami abe isugi, ingoma z'i Rwanda ziba amasugi, abagabo mu Rwanda baba amasugi, abagore mu Rwanda baba amasugi, inka mu Rwanda ziba amasugi, u Rwanda rwose ruhorana amasugi. Biri mu gitabo cya La Royauté Sacrée ku ipaji yacyo y'110. Umuhungu rero ukiri imanzi cyangwa umukobwa ukiri isugi bahabwaga amahirwe mu mihango yose yo kwegera Imana y'u Rwanda. No mu masengesho yacu asanzwe, amasugi yemererwa kwegera Imana mu buryo bworoshye. Ibyo na Kiliziya Gatolika ibiha agaciro. Yose na Kiliziya Gatolika n'uwayishinze Yezu Kristo, iryo banga ry'ubusugi arikomeyeho. Mu biyeguriye Imana, mu bihaye Imana, mu bapadiri, mu babikira, iryo banga ry'ubusugi arikomeraho. Ndetse n'undi wese wakwiyegurira Imana ari umurayiki, ibanga ry'ubusugi ariha agaciro. Urugo rurimo umugabo
umugore n'abana babanye mu mahoro no mu rukundo nabyo ni byiza, ni ubusugi buhabwa agaciro. Umuntu ashobora kuba isugi nk'uko n'igikoresho cyaba isugi, ndetse n'umwana ufite ababyeyi be bombi bashobora kumwita isugi bitewe n'uko afite ababyeyi be bombi atari imfubyi. Amasugi ni umutako ushimishije cyane imbere y'Umuremyi. Amasugi rero yasabaga yizeye guhabwa ibyo abandi batashoboraga kubona. Iyo umukobwa yarongorwaga bagasanga atakiri isugi, bamubonagamo umuteramwaku bagahita bamusubiza iwabo. Hari abakeka ko ubusugi bwabereyeho gushimisha abagabo. Uragowe wowe ushaka gushimisha abagabo. Nyamara nushaka gushimisha umugabo udashimishije Imana bizakugora. Banza ushimishe Imana yawe, ushimishe n'ababyeyi bawe. Ntibitangaje kubona isi yarinjiye mu byorezo bidasanzwe. Igihe nta busugi ku bana, nta n'urugo ruzima ruteze kuzabaho. Umwana w'umukobwa wigabiza ikimansuro akarara asimburanwaho n'ingegera zitandukanye, nyuma y'iminsi mike ngo yubatse urugo ari kumwe n'umugabo. Niyo yashaka ntiyakubaka, niyo yakubaka ntiyabyara, niyo yabyara ntiyabona abana bafite ubwonko buzima. Umuhungu nawe nuko. Ubusugi n'ubumanzi birajyana. Ese ubusugi bufite agaciro kanini mu bantu? Mu mico itandukanye y'abatuye isi, umuntu kubyara agaheka ni umugisha ukomeye cyane uturuka ku Mana yonyine. Ubugumba byari ikimwaro kibi gishobora gutuma habaho kwiheba no kumva ko ishyano ryagwiriye abantu n'igihugu. Rero mu gitabo cya Bibiliya, umugore Rasheli, umugore wa Yakobo ari we Isiraheli, amaze kubyara umwana w'umuhungu Josefu, yariruhukije maze ariyamirira ati, Imana inkijije ikimwaro. Kugira urubyaro ni ishema mu muryango. Umubyeyi wabuze abana ariheba cyane. Nubwo ariko ubusugi babuhaga agaciro, ariko cyaraziraga ko hari umuntu wabupfana akabuhambanwa. Umuntu watakazaga ubusugi ku mpamvu zidasobanutse byaramukomeretsaga cyane, akaba yaniyahura, akarira cyane, akajya mu cyunamo. Urugero rwa wa mukobwa wa Yafeti uri mu gitabo cy'Abacamanza umutwe wa 11 ku murongo wa 37. Umuherezabitambo mukuru yari ategetswe kurongora umukobwa w'isugi. Ni kimwe rero n'umuherezabitambo wungirije bagombaga kurongora amasugi. Turabisanga mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 21 umurongo wa 7 ndetse no ku murongo wa 13 na 14. Mu mateka y'u Rwanda, abanyamihango benshi bibaza ikosa abiru bakoreye umwami Kigeli wa kane Rwabugiri ubwo bamushyingiraga abagore bavuye mu yandi mazu kandi barabyariyeyo. Ibi abanyamihango bakabibonamo kwigiza nkana. Abanyarwanda bahita bumva neza agaciro k'ubusugi ku mugabekazi, ndetse n'abakristo bakabonamo agaciro gakomeye kuri Bikira Mariya nyina wa Yezu Kristo. Nta mwamikazi ubasha kubyara umwami wayobora isanzure ry'Umuremyi atabikomora ku mitsindo ahabwa n'ubusugi burenze ibyo abantu bibaza. Ubusugi mu maso y'Imana bufite agaciro ntagereranywa. Imana ikunda ubusugi cyane, akaba ariyo mpamvu haba ubwo abantu bamwe biyegurira Imana usanga babujijwe kwegera umugore cyangwa umugore ngo yegere umugabo, kuko uweguriwe Imana aba yahawe uburenganzira ku Mana yonyine. Yabirengaho ngo nawe arashaka kubyara akabyara umuvumo. Habayeho ingero nyinshi ku isi z'abana bavutse ari umuvumo, nyamara kubera igitinyiro cy'ababyeyi babo bagahabwa imyanya y'icyubahiro kugeza ku ntebe y'ubuyobozi bukomeye, aho kizira kwicara. Uruhare rw'abanyamihango mu gukemura impaka ni uruhe? Kuva urwego rw'abanyamihango rutakaje ireme mu kubaka igihugu, birumvikana ko n'Abanyarwanda batakaje ireme mu gukemura ibibazo byabo. Abanyabwenge bajya mu ishuri bemeza ko inkuba ari imiyaga yo mu nyanja ya Mediterane izigahura n'imiyaga yo mu bibaya cyangwa imiyaga ihuha ku misozi maze bigakubitana muri rukaka. Uwegereye aho bikubitiye akagerwaho n'ingaruka z'iyo miyaga. Nyamara ibyo bisobanuro ntibikuyeho ko umurozi gakondo nawe ashobora kuyiteza abo bafitanye insiriri.
Abanyamashuri bazi ko ibiganiro mpaka bibakemurira ibibazo bita ngo ni ibibazo bya politiki. Nyamara ibyo ntibikuyeho imihango imwe n'imwe yafasha abantu kwikura mu ibibazo bifitanye isano n'ububasha butagaragara. Abanyamihango bemeza ko amateka mabi u Rwanda n'Abanyarwanda banyuzemo ari impamvu zo gufata minenembwe amateka n'imihango byabo bakabyima agaciro, manque de rigueur spirituelle. Abantu benshi bibaza ku ndangagaciro z'Umunyarwanda, uko amateka amuvuga, uko umuco umuvuga, uko bakundana n'uko bageze ku bumwe n'urukundo. Abanyamahanga benshi cyane, abazungu, abanyaburayi, abanyamerika batekereza ku Munyarwanda bakifuza no kumukoraho ubushakashatsi bwimbitse, ariko uyu Munyarwanda nawe akwiye kwikoraho ubwo bushakashatsi bitabaye ngombwa ko abanyamahanga aribo bamukorera. Ihurizo ku Munyarwanda wa none, ku Munyarwanda w'iki gihe, ni ukwemera icyo abanyamahanga bazamuvugaho gusa, ubundi nawe agahakana ibyo bazamuvugaho byose. Tuzakomeza ubutaha rero dukomeza kureba agaciro k'abanyamihango mu gukemura ibibazo. Murakoze. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Bizimungu Aloys de Gonzague. Naho ubutaha.